kumenya abantu bamete batyo nabakubwiye ingeso wongere usobanukirwe wongere wirinde kuko umuntu wese ushaka kuvana mu birindiro burya Jerry nuko wenda mbona wacetse cyane hariho ibintu bitatu bikomeye burya umugore bazakura mu kiryamo ntibahamukurisha mine ntibahamukurisha ikamyo cyangwa ikiziriko bahamukurisha amagambo n'umugabo bazakura mu kiryamo bakoresha iki ntago mbizi ni amagambo ko y'umuntu ntukayirukire cyane genda gake buriya kubera ko by'amasomo ntagiye nabyo mu buzima n'ibindi byinshi yagiye acamo iyo bavuga experience de imwe gusa umuntu ashobora guseka kandi ashaka kubivuga yagusekera ugahita utarandyarya yaseka ukavuga uti umuntu ni umugome yaseka umuntu uti n'umuntu urimo useka ibiri mu mutima sibyo biri mu kanwa n'agaseko gasobanura umuntu wa cyane ngiye buranda gusobanukirwa ariko ubwo hari indi nseko numvi ubwo mpise mpuza ziga ibyayo uzayiga nawe urebe cyangwa ukabona umuntu iminwa yirasetse ariko utwisara twegeranije mama uriya nanjye uzandebe ngiye guseka yagukarangira ifiriti yanatyaje umuhoro ukayirya nawe ariko umuhoro uhari uvuga amagambo yo gusenya abandi yego gusenya abandi kubavuga ukuntu kubasuzuguza kubavuga ukubi urya muntu burya nawe we niwe mubi cyane ni nawe muntu wamaze kubuciriritse ko umuntu agenda kukuvuga kugira ngo atume ucogora uciririke ariko nawe abaciriritse kurutaho yego urimo yankurikira ariko turajyana henda uyu musore arabizi umuvandimwe mwita umusore ko ntabwo tungana Silas arabizi we ntabwo ibyo uvuga butumwigeze ubikora ariko nkumenera ibanga ndarimbwira umuntu wisha ngo abasambanyi muzabona ishyano ukabona mu kanwa ke aho aravuga baki abasambanyi urya muntu ntajya afunga lisani buri ntubyambukane kuva itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2025 kugeza ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2026 hari imbaraga z'amasengesho tuzakora n'umwe bw'abera ministries amwe na Reverend Jean Baptiste intego ngo ntubyambukane wikwambukana agahinda wikwambukana intambara wikwambukana amakuba ntiwambukane ya madeni ntiwambukane ya ndwara byambukane ni imbaraga z'amasengesho akorerwa online kuri YouTube kumwe bw'abera ministries ndetse no kuri telefone aho tuzakira buri muntu wese ufasha gusenya kuyo tongera kubyambukana ni igihe cyo kwambuka wemye kandi ugatambuka umeze neza crossover hallelujah kandi ntibagirwe the seeds of joy gira ushimisha gira unezeza imbuto y'urukundo ntikabure mu buzima bwawe bikorera iwawe bikorera nabo muturanye umwe bw'abera ministries ntabwo ari idini si itorero ntirigenda no kubaryo ahubwo naho duhurira buryo bwa online buri muntu wese mu itorero rye akawenjwe muri ryo gumi wanyu naho hari Imana the seeds of joy hamwe n'umwe bw'abera ministries Imana ibaha umugisha shalom nanone kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka yego buhinduke mu izina rya Yesu wowe dukurikiye wowe wakoze subscribe wowe wabanye natwe nawe uje hano uri mushyashya ubuzima buhinduke ariko nibumara guhinduka nawe uzibuke guhindura ubwo abandi nkomeje kubifuriza ibihe byiza rero no kuzagira ibihe byiza nyine bisoza umwaka wa 2025 dukomeza gushimira Imana yabanye natwe mu bihe bitandukanye no mu duce dutandukanye mbaneraho gusuhuza inshuti zacu ziri abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye z'u Rwanda mu mujyi wa Kigali hanze y'u Rwanda mwese turabashimira uburyo mwabanye natwe kandi turabakunda cyane tunabashishikarize tubibutsa ya masengesho azaba haraburiye igihe gito yahumuye kabisa amasengesho yahumuye afite intego igira iti ntubyambukane ni ibiki utambukana ni bya bindi byose bikugoye ni bya bindi bikuruhije ni bya bindi Imana ishaka ko utajyana mu wundi umwaka mushya ingamba nshya ubuzima bushya byose bishyashya mu izina rya Yesu amazina ni Jerry turakomeje n'ubundi ndi kumwe na Mushumba waramutse Mushumba
mwaramutse amahoro cyane. uri kure ntago nkumvishe. Mwaramutse amahoro cyane, ndashima n'Imana. Ngira ngo uranyumva neza noneho. Bityo ni sawa cyane. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Ngira ngo umunsi tugeze ku wa gatatu. Yego. Kandi urumva nyine Noheli yahumuye yageze, twahageze nyine nabyumva. Yego, twifuriza abantu kuzagira ibihe byiza, bagubwe neza. Umwami Yesu anniversary ye ibagwe ineza. Harya uyu munsi ni tariki zingahe? Uyu munsi ni 24. Ni nenya. Noheli ni mu gitondo. Ni mu gitondo nashaje nanjye. Ikiganiro kivuga ku mavu n'amavuko Noheli. None ngiye gushyira hanze ukuri abantu bazumirwa. Yego. Hanyuma abandi bo hakurya hari ukuntu bajya babyita ariko simbikunda. Ibyo bamena abandi barabishaka ngo babiteke. Ngo bagiye kumena umuceri. Oya we. Ayiwe. Urumva? Abandi babuze umuceri wo kurya ariko bo ngo barawumena. Ngo nukumena nanjye ibintu sinjya misobanura. Urubyiruko we rufite ruragowe. Dusoje Silas mwe turi kumwe muri studio z'umwe bw'abera. Yego. Nadusera narwaye ariko najya banamusengera namwe kunamusura. Yego. Hamagare. Mushumba rero mbere yuko tukomeza abantu turagira ngo dusobanukirwe ibintu bitandukanye ariko cyane mbere yuko twinjira mu masengesho turashaka kubanza kwibanda ku bantu kuko twabonye ko ibyiza byose tugeraho Imana ibicisha mu bantu. Yego. N'ibibi byose bitugeraho Satani nawe akoresha abantu. Aha rero tuba tugira ngo tumenye duhishurirwe uw'Imana iri gukoresha ninde, tumwitwareho gute, uwo Satani ashaka gukoresha mu buzima bwacu no muri gahunda zacu ninde, arangwa n'iki, twamwitwaraho gute. N'ibyo ngibyo. Ubundi akenshi na kenshi kugira ngo twinjire mu masengesho nako mu kanya ikibondo tubasangira n'abarya abana kandi twavuga twebwe byo gutwara kamera ntibirimo. Niba unashaka kuduha ngo tujyane kamera ibyo bintu uzashaka abandi ubiha. Cyakora twaguye ifoto. Yego, ayishaka private apana ku bya prodinga hano. Ntabwo si umuco guhagarara hejuru umukene mu ifotorezo rwose. So rero Imana ibaha umugisha cyane, twitegura ngira ngo umunsi w'ejo mbararikiye kumva ikintu bita ijambo Noheli. Jingle bell. Ni ikiganiro kiremereye bakwiye kugikurikirana kandi bakamenya impamvu yabyo. Rero ni gute wamenya umuntu watabizi? Reka mbere ko mbikubwira Jerry. Biri yaravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Byose bibaho. Byose kundi ku isi ni umutima urusha ibintu byose gushukana. Ukagushuka koko ukakoshyosha. Yego. Hanyuma ahandi hakavuga ngo umutima w'umuntu umeze nk'ishyamba rigari, ni muri Bibiliya. Ishyamba ry'inzitane cyane. Ahandi muri bakavuga ngo umutima w'umuntu ni intuze ni igihuru. Kandi mu gihuru hishanga ibintu byinshi bihunyira ibiki imbere. Umutima w'umuntu ni mubi completely. Yakwisha muri babubundi 100%. Ubundi niyo nyamaswa mbi ku isi n'abantu. Niyo kwica gusekera. Yego. Niyo kujyana hanze ko yakugambaniye. Niyo yemere kwitanga kugira ngo gukureho. Hari ibintu njya mbona bikampa ishusho ngari ndabyishimira ariko nanone bihita binyereka ngo biramutse se bitari ibi byo byagenda bite. Uti ibyo bintu ni ibihe rero? Abantu bajye bakurura ibintu babyiyegereze, bajye bagira amakenga y'ibintu byose. Ngiye iyo nkoreye n'ikintu cyiza buriya ngira ubwoba. Ntabwo ibintu byiza byose mpfa kubyakira. Hari ikintu mushumba bita surprise. Urakizi? Ndakizi. Hari abakobwa, hari urubyiruko, hari inshuti bakora ibintu bita ngo ni surprise y'amaniversary, ni surprise ngo y'amaporopozo. Umuntu ukurindagiza akagutora mu bindi bintu ngo ni byiza. Utabimenye. Ujye uhashyira akabazo. Cyane. No mu mutego no mu kiziriko yahagutura kandi ntubimenye. Nangagera umuntu ntunguragiye. Anje surprise sinzi kunda rwose. Wambwiye icyenda kunkorera. Ni ibintu babakora byo kubeshyana. So rero kugira ngo ubashe gutamba uwo muntu giye kubwira ikintu bimenyetso bitari byinshi cyane, ntabwo mvuga amagambo menshi cyane. So kubera ko ntiwamenya umuntu kandi kuko hari umuntu kwiyereka, hari n'umuntu rero ukabona uti nkurikije ukuntu asa nuko yambaye ntiyakwiye. Abanye ko uyu munsi abantu bambaye neza. Bari smart. Aragendera mu modoka ariko ni urukweto rwiza. Hari uwo wigeze gufata kera mu mujyi
hari alimentation yari ikigezweho na komati ikiriho muri iriya nzu na komati iriho ibubu nziza iyaga yagiye ashyiramo ibintu gutya, so ibintu bya kamera bari bataramenya ko biriho, yasohoka ibyuma bigasona ufite iki, ati ntacyo, bamwereka kumbu bamupakuruyemo ibintu ntabwo bari bazi ko ntawe usohoka kakano karasona mu gihe bitanyuze mu mashini ngo byishyure. ni ukuvuga ngo niyo mpamvu inseko y'umuntu ntukayirukire cyane, genda gake buriya kubera ko iby'amasomo ntajyaho nabyo mu buzima n'ibindi byinshi yagiye acamo. iyo bavuga experience inseko imwe gusa umuntu ashobora guseka yenda ashaka kubivuga, yagusekera ugahita uvuga utarandyarya, yaseka ukavuga uti umuntu ni umugome, yaseka umuntu uti n'umuntu urimo useka ibiri mu mutima sibyo biri mu kanwa. noneho agaseko gasobanura umuntu wari cyane, njye buriya ndagusobanukirwa ariko ubwo hari indi nseko numvi ubwo mpise mpuza ziga ibyayo uzayiga nawe urebe, cyangwa ukabona umuntu iminwa yirasetse ariko utwisara twegeranije, mama uriya nanjye uzandebe ngiye guseka uriya gukarangira ifiriti yanatyaje umuhoro ukayirya nawe ariko umuhoro uhari, kuko urumva arasetse umunwa asa nk'uwegeranya, amaso arakambye, twisara twegeranya. ese umuntu iyo aseka amaso ntasa nk'ahomera, hari amaso ahombeka ukabona ko afite impuhwe, ariko hari n'amaso ubona ko nk'urugero nk'ano nuko ndi muri rinete nk'ubu nkanuye gutya by'ukuri mba numva wahekenye, ntabwo nahekenye ariko nshobora guseka ariko nkakwereka amenyo hakabyo bita gushinyika, umuntu ukagira ngo yaguseke kumbe yagushinyikiye amenyo. hari n'agaseko ko kunenura icyo umuntu akoze, noneho twe rero twize za body language yego no kumenya umuntu uko abeshya, hari igihe umuntu akubwira ikintu ukamubwira ugahita ubimenya, wowe se kuze kubivumbura. so rero uyu muntu twagiye tukubeshya ukadufata kenshi twagiye tukubeshya ukadufata, oya ndakugwira ariko burya kuri tere ugahita uhagera nkahagera nyine kumbe gesho no kumbwira ikintu nkakumva ko gusa byonyine ukuntu unyakiriye kuri telefone waranyemeje buriya ntabemeza se. Imyaka namaze niga biriya bigoro ntacyo wambeshya, kandi ntabwo ntamwize mbaturakinga njyewe. ese umusaza atubabwiwe n'icyahantu turi, kandi nashaka gusa mwiyereke gusa byonyine abone ko nabibonye. ngo mumeze mute? tumeze neza. ese wamuhamagaye ati wapi? wamuhamagaye ati reka da neza abwiwe n'icyaho turi wenge nyine. rero ni inseko y'abantu twe turakuze yego, ariko ndagira inama urubyiruko, yego iyo utaramenya body language ugomba kwitondera umuntu. Ni ukuri umuntu agutekera inombe, cyangwa iyo utegakera ngo nimwita ngo ni imvange, undi kera ari inombe. Imvange bivuze hano ngo ni agatogo n'icyo uta ngo ni inombe, bishyimbo byegeranye n'ibirayi binombye ukuntu utakubiryoshye cyane mu mavuta ye. Avuga ati n'ubundi ubwo mutekeye inombe n'ubundi ndaza kumucukurira urwo ndamunomba n'ubundi nomba yaza kumwakagaburira kandi akemera agatakaza amafaranga kuri gaze, agatakaza iki, ariko agambiye ko yaguhitana. Ati duhurire muri hoteli, akemera akishyura ikawa ye, ariko azi ko iyo kawa cyangwa ayigutegeyeho, ariko kujijisha. Sawa rero ikintu cya mbere umuntu wa mbere muzahura avuga abantu nabi, uvuga abantu ibibi byabo, uranyumva neza, uvuga abantu umuntu uvuga ibibi by'abantu buri munsi Jerry burya niwe mubi kurusha barimo avuga. Nanjye kubabwira ibintu by'ubwenge, tubwire none se uraduhisha. urabyumvise? Umuntu wicara akavuga abandi ibibi byabo, akavuga ibibi byinshi cyane, akavuga mbega ukabona nta cyiza afitemo. Faut faire attention, urya muntu niwe mubi, uri mu bivugo yego hita umwirinda. Nubwo abereraga bajya badusura badushyigikira cyane, ibintu biri mu bwenge cyane. icya kabiri uvuga neza abandi, umva ko nongwe inkuru ndabigusobanurira ngiye. Umuntu uzabona avuga neza abandi agahisha amakosa yabo, urya muntu niwe mwiza kurusha abandi arimo avuga, kuko uyu uvuga n'abandi bantu ubwo bibaye ikinyuranyo ko bavuga ubusobanuro bwabyo. Bivuze ko umuntu uvuga abandi babi cyane, avuga abantu bibi byabo n'iki, abagira ngo ahishe ububi bwe, yerekana ubwo abandi kandi ari we bufite, kandi ugize gute ufite ububi. Noneho rero na wa muntu uvuga neza abandi
niwe uba uri mwiza kurusha abo yavuze. Yego. Ko bavuze ngo kubw'icyubahiro ushyira imbere mugenzi wawe. Kubw'icyubahiro ushyira imbere mugenzi wawe. Uno muntu ashobora no kumva bakuvugaho ikintu cyangwa yarakibonye akaba atakikubwira. Yego. Uzi impamvu atakikubwira? Urabizi impamvu? Nuko nakikubwira urakomereka kurushaho akakikurinda ukabona ntacyo biri bugutware. Yego. Sibyo? Avuga neza abandi burya niwe uba ari mwiza kubarusha. Umuntu uvuga amagambo yo gusenya abandi. Yego. Gusenya abandi, kubavuga ukuntu, kubasuzuguza, kubavuga ukubi. Urya muntu burya nawe we niwe mubi cyane, ni nawe muntu amaze kubuciriritse. Ko umuntu agenda kukuvuga kugira ngo atume ucogora uciririke, ariko nawe baciriritse kurutaho. Yego. Urimo nankurikira ariko turajyana. Henda uyu musore arabizi, umuvandimwe mwita umusore ko ntabwo tungana, Silas arabizi. We ntabwo ibyivuga butungugeze ubikora, ariko nkumenera ibanga. Ndirimbwira umuntu wisha ngo abasambanye muzabona ishyano, ukabona mu kanwa ke aravuga baki abasambanye. Urya muntu ntajya afunga lisani burya. Birashoboka se ko abajijisha niyo nyigisho yonyine agira, abagira ngo nubikeka ntazabibona, hazabimukekera. niwe musambanya ahubwo ruharwa. Uraje mu rusengero rwose hari nk'abadadi n'abamami, hari abantu tuzi ngo Mana yanyeretse abasambanyi hano bose buzuye, niwe musambanyi burya wa mbere. Njyewe narabikoze ariko burya umuntu araza mu rusengero afata korari, Imana avuze ngo ikorari yose igizwe n'abasambanyi kandi Imana yabanyeretse yose. Mfite mfata ndakinga, mfite nakora urufunguzo ndakinga. Ugenda umunzanira. Ndamubwira nti rero iyo umbwira ko Imana ivuze nta rubanza mbangiranye nawe, ariko umbwiye ko wababonye yabakweretse, tubanyereka ndafunga ndarubika. Nta mikino ngira. Njye barabizi ukuntu yahavuye iki se ko yabwo bahamukubitiye ahubwo ari we. Ntaje ndabahagarika bose n'abamukubise nawe bose ndabatenganye, nagira neza. Ngiki? Umugabo yarakanagujwe kunahise mfunga atagira usohoka, bavuze ko banyereke ugiye gusiga mu ntabwo yakubwiye yakweretse. Imana yavuze nta rubanza mbangiranye nawe, ariko urambwiye ngo yagize yabakweretse, urabamparira nanjye bampe kuko gufata bomboye ikintu ndaje ko bigenda bite rero. Nje namubwiye nti rero urabanyereka ko buriya niyo mpamvu umuyobozi w'itorero abagomba kuba ari umunyamwuga, yagombye gupanga ibintu atarimo ngo yigendere. Kuvuga ngo ikintu yari asize akoze muri iyo korari mu itorero ni iki? Uwo bakeka bari gusiga asizemo amacakubiri mu bantu cyane rwose, ati ni kanaka buriya ni runaka bavuze. Ndavuga no muntu ntaje kuvuga utaje gusenya abantu, munyereke. Narafunze ariko yari amasengesho ya korari gusa cyangwa harimo n'abandi bantu. Yabivuze ati muri iyi korari hari nk'abasambanyi Imana irabanyeretse kandi hari mu bakristo tw'amasengesho ya ninjoro. Ndavuga nti ndabikwiza niki? Ndavuga mutima wanjye ndicicikira, ntirabakweretse ngo cyane. Bitansimbuka mfata igihe urusengero ndakinga hose mbika imfunguzo, turasohokamo hano. Biroroshye kuba Imana yabakweretse batwereka. Ye baba we yaciye ku mukobwa w'umukozi wifitiye gahunda tunaza ati dore Imana yavuze kubera ko yabonaga ari umuntu witukuje wize amavuta wimereye uko uwo mugore umva yakoze kuri uwo mugore. Umugabo warahari, nyirabukwe arahari, baramukaze barahari, yahise ahaguruka musekuru urushyi ku rusengero. mu rusengero hagati masengesho ya ninjoro we ati yakora ngo tugira mureke barwana, ariko mureke ndeba amaherezo tuyarebe. Ntiyarobonye ko abwe abantu benshi se yafashe uwo nguwo wenyine yaramunkubitiye, ariko kubisa urushyi. Urumva umugore yahise agira ubwoba kandi ko natwe ntitwabimukekaho. yateguraga ubukwe. Yari yarabukoze. Umugabo yicaye aho, nyirabukwe ari aho, baje mu masengesho bari aho,
ariko usanga itorero abantu bakizwa umuryango wose ukaza mu itorero. Yego. Ndaceceka. Ni harundi uwo twamubonye, ni harundi urabareka bararwana koko. Oya bakubitanye ikiberekero ntago ari nyine yari kumusubiza se, ariko yaramusekuye ariko kandi byaranshimishije. Pya Zavuba vuba. Noneho abadiyakoni ni mureka ariko turebe. Tangije ndabareka ntibwo uriya n'umwe nta wundi ati urumva nyine ikizari zimugezemo. Ndareka tabazo ku cy'umukubise. Arambwira ati kuva nabaho mu buzima kuba nisiga ngacya ntuze ko ndi ndaya yisenyera urugo. Ndabase nanda batereko pastor turabikiza gute nayo nyiri mwarimu ndavuga ko nta kibazo mfite. Amazi yose iyo yanduye ufite yayobora, amezi ufite yayobora. Ndavuga nti turaha mu nzu y'Imana, sinshaka kujya mu gikari. Ubundi koko Imana yamukweretse ati wanabuze uko ngira afata uwo mbonye. Abigira kiriya aho ngaho. Njye ntago wanceka ariko ubundi ngewe umwe aho ibintu byanduriye niho bimesera. Ibyo barajya ngo ngwe ko pastor ngo uyu ngo yarahari uyu nguyu ngara ngo jya wihangana ngo tubwirire mu gikari ntihoya ikosa ntiwarikoreye mu gikari aho warikoreye ntuzumva kurikosora aho umupira warengeye. Yasirasi ngo yasi ntabwo wakorera amafuti ku ruhimbi ngo nkujyane mu gikari ndakukunda yakosoreraho. Nubona ikosa ryabere mu gikoni rizanye mu rusengero uzamenye ko mbeshye. Ngiye mitamubwira imbere abantu ahubwo Imana iravuze ngo ihane ubusambanyi. Ati ihane ubusambanyi. Arapfukama araseka. Ati numva nyine niho ya izaniyo imbere y'Imana muri sakoshi yawe. Harimo udukingirizo tubiri. Utundi tubiri twagiye ko wavuyeho nagutumiye dufite. Imana imbabarira. Kuko buri gihe iyo umuntu avuga ibintu ku bandi niwe ubikora. Natumukuyemo ariko barabibona. Nanjye mvuga niko abakristo benatani mugire ikibazo impano n'ibyaha ntaho bihuriye. Mwite ku magambo meza yababwiye ibyaha mu byihorera. Niyoza no kujya ni Muhanga ndabwira nti imvura dore igirwa mwanure by'imadore murapfa ngo ko nta mvura ihari pastor. Ikimenyetso nuko ari umuhungu ufite agakingirizo. Dedo wamwifita nkavanwa muri korari ndakabereka. Nese kucyaba yakajyanye muri korari azi ko agiye kugira ngo akorwe n'isoni nzaba mwaza kumugaragaro. Akabyibagirwa kinjira. Atabyibagirwa se. Baze ko bose tutabona tuterekwa. Rega hari ukuntu ingubyo urabikora nkagira gute akwihorera kibwira ko ndi hari no wacitswe ashyira kabirite hano mu mufuka w'ishati ya korari bagiye kuririmba yunamye kuri akabirite kagwa hasi ubwo bavuga ko byagenze bite arandi wanyoye ikiyara rakigotomera agaze muri korari turi mu bineza neza ati n'ubushara nk'inzoga ati n'ibyo ariko wari cyane umuntu Imana yezo ngo nzakumwaza kumugaragaro umukobwa arabyina ikariso ni Steve biramo icyarimwe. Ibyo bintu ntibibaho. Ni ukuri ntago bibaho ibyo. Ndabigusobanurira umukuru himbi gutya reka twe twasenze Imana ikagifata abantu kumugaragaro reka nkwereke rero hano mbikubwire. Dore ukuntu bibaho yagize gutya arabyina ikarisira amanuka igwa hasi. None agapira gafunguka arafunguka amabera asohoka mu isuti. Ayiwe. Imbere y'iki iteranira. Kuko imaze ngo nzakumwaza imbere ya bose. Imbere. Yaramubwiye ngo nzaguha ikimenyetso ejo saa 4. Reka twasenze Imana ari. Nese kariso ntibifashe. Ndabize ko yamura mwarese. Bose baravuga ngo ni murambure aho kuva mu gitabo bakavuga handi. Ariko none barahari rwose. Naramwumvise umuvuga butumwa. Nyine baravuga. Bose ati muhimbaze Satani we nabo. Imbere uzi kumwaza neza. Nahise mbwira uwo mugabo ni nyebisindu ntabanga ndabwa nti dore mwari Imana yavuze ngo nta muco uzigera kubera ko umukecuru yazanye ihene y'icyacu murayirya barakwirukanye kandi kubera rega turavuga yazanye ihene umukecuru yazanye ihene y'icyacu masaba umugisha umugabo ntiyayimurika kuri paruwasi arayirya kandi ihene ubundi ihene yateraga ikorasi nkumvira hebeba none agiye kunsengera numvira hebebye nkumva ni nk'ihene irimo ihebebye insengera ariko ni ntabwo ndika ihene yayizanye mu rusengero umutima reka mukubitera yahiye ndamubwira nti ibintu bitatu uri bukore aturira imbere y'abapasiteri nubigira ibanga uzatura bikugoye kandi Imana iragukoraho abigira ibanga yari mwisha ariko
yarambwiye dusohotse ngo urumva nyine ngo natinya ko bahita bampagarika. Wibinyongorera imbabazi zanjye nta mbabazi zindiho, imbabazi ziri ku muntu waririye ihene, imbabazi ziri ku Mana waririye ihene, imbabazi Imana ziri ku itorero wahemukiye. Kuri wowe nta mbabazi yeka ngenda zikurahise kuse hano bajya bakabya urega nk'urugero nk'ubu reka n'abakubitire no kumugaragara. Oh yabakubite Uragiye urasambanye uje kunsaba imbabazi. Buri se ngende umugore wawe, ngende umugabo wawe. Utanyumva ariko. Uri umushumba. None se. None umushumba ariko se asaba imbabazi ariko nkubaze. Imbabazi zikuri nge cyaziri ko wakoreye icyaha. Ukajya imbere y'umugore wawe ukamubwira uti rero. Ubundi se mwahagiye ariko cyo kubona se ko musubije murahagira iki? Ngo nuko nujya gutura ituru kwibakora gipfana mugenzi wawe ngo usigeyo. Umva Imana ariko. Biriko Yesu yavuze noneho ngo nujya gutura ituru kwibuka ko ari cyupfana mugenzi wawe ngo risige. Ariko we ntacyo muba bangiye kumusaba iki imbabazi. None se kuba wacimye mu mugore wawe ninjye ndi bugwe imbabazi cyakiri kuri jewe ntacyo muba mupfa nawe ariko wiciye umuntu abantu ugiye mu rusengero Imana imbabarire wase imbabazi wo wiciye akajya bazana uburyarye. Niba utinya gusemba ibibazo wahemukiye wabyihoreye. Ihene yaje kumuhenera se yabaye nta nubwo yarindiye ko ADPR birukana yarabanje kubitana n'inkuba inzu bayiteza cyamunani watanze ihene y'abandi ariko se nkubwira umuntu umwe kuri korari hano Kicukiro ya Silas arizi ntinya kubi basanga ku Gikongoro Imana atubwira ati nibi tubwira umuntu wanga ngo ihane ati ntago ndi bwihane ati wapi Imana amuga ati nta kibazo ariko nayo ramukanya gati ikimenyetso cya mbere arakibona yiteye hejuru atayivuruguta mu ivumbi namwe nta meza abiri ufite kamyita imwicira hano harya kunuze Rwandex kandi umuntu ashaka kuvuga byinshi ubundi yakarika sugira ngo ubundi naguhagurukiye waharara ubundi hoye ntibikunda nuko umuntu abatwara ibintu gake ariko umuntu uzigisha abasambanyi abajura abarya icyacu niwe ubukora ibyo bintu kugira ngo yihishe mu gihuru cyabyo. Abarapfukamye muramusengeye nyine arabyata neze natuza namunyine uwakubise urushyi nawe muba muramuhagarira mu gitondo naramutenza ariko ntabwo twemereye kurwana urumva atarazize ubusa afite kamere nyine niyo twahagaritse ntabwo twahagaritse afite kamere mbese n'uvuga ngo ikindi cyo karabashomba bahora n'ibintu byinshi. Burya nubona umuntu ukunda kuvugira hejuru afite ijwi riri hejuru cyane mbega ukabona niyo muvuganye arashaka kubwira mushaka gukonvenka burya muntu ujye mubabarira burya amaze igihe kinini mu rugo avuga ntihagire umwumva aravugira hejuru ko atagira umuntu umwumva yego buriya ahanini undi muntu uzamuvumburira kuki ngiye kukikubwira amasomo nyajyanye menshi ra urimo urabyumva ndi kubyumva. nubona hari umuntu muhuye buri gihe ukabona iyo muganira aravuga asa nkaho agushinja ikintu jimenya ko ari kavukire iyo wabona ubundi ni uko ameze bwo ukabona buri gihe cyangwa aravuga ari umuntu ushaka kwirinda nyine abantu bakunda kuvuga ukabona bashaka gukora defense ukuntu ashaka ko nta kintu kimugeraho niko mu rugo bimeze buriya. Undi muntu uzamenyere ku mafaranga mu mafaranga gute yego unkurikira ntahure azatangira ngo ariko ngo jeri ngo burango ngo ngira uburyo tuba tujyanye hahandi atari kurabona turagiye mfite bibiri hari umuntu tuziranyeho n'undi muntu buri gihe uhorana bibiri bitajya bishira inote ya bibiri hari n'uwo nari nzi kera inote zikemeye yahoranaga inote y'ijana gutya uzi impamvu umuntu mw'ishati wamusaba amafaranga agahita akuramo ijana karigo nimba yarahita agashyiramo irindi uwo bahuye wese ngo yamuhaye ijana inote y'ijana mu gashati. uzi impamvu uwo muntu nkubwiye gutyo ukibaza arashaka ko tujya ahantu kandi icyayi cyaho kigura 2,500 kandi wahorana bingahe 2,500 yavuye
arumva ari buze ku kingo tugiye turi babiri. Ni umutego yaguteze werekana ko agufitiye urukundo rwo kubikora, ariko akuziho ubushobozi, aragira ngo fagitire uyishyure wenyine. Iyo utumugutse ko ari make wagiye ukakoje nkagenda, ibi nkubwira agenda biza. Hano twagiye arangije afata ibyo ashaka byose, ati muhe fagitire pasiteri, kandi ari we wagutumiye. ntabwo ngo bayimpa gute se niba nta bushobozi ndishyura ibyawe? Ngo urumva nyine ngo nagira wantumiye none urayimpa ngewe ngo ufite amafaranga se nayawe karayawe. Urumva ubwo buguma bazanye, ubwo azabikora Jerry, abikora undi, abikora undi, abikora undi, abikora undi, bitewe n'iki? Ni wo muco wo kwerekana ko afite umutima wo kubikora, ariko ubushobozi bubaye buke. Ahorana inoti ya 2, ahorana inoti y'ijana. Ikibazo gikomeye. Undi muntu ukwiye kumenya ntutanyurwa, avuga ati ariko ibi bintu urimo ukora njyewe byari byiza, ariko kibaza azahora hari ko ntagire ubwo basatisfa, ariko nizere ko umwuka agiye ntawe ngira. Aya nawe ngira burya yo nkoreye neza ndakubwira, bipfuye ndakubwira. Ariko ni nabyo biba biri byiza ku muntu mukorana. Shima umuntu unamugaye, none umushima utamushimashima. Yego, uyu mushima umuryarya umubeshya mu mushima bigaragara. Yego, ariko gaya n'umuntu ariko utagira gute, utamuhirika munsi y'umongoti. Ntabwo avuga ngo ibintu byose byapfe ngo sinzaho bureba ngo ugiye ngo warananiye, ariko ubundi ngo wagiye ureba neza. No, hari ibyiza ashoboye inshuti yanjye. Appreciated. Yego, hanyumvise ibintu yanjye. Buriya rero hari akantu kanyuma ashaka gusoreza, ushaka gutinda, abantu bajye kwitegura Noheli zabo cyane. Umuntu buri gihe kugira ngo umuvumbure mu mikorere yiwe, aka kantu kavuzwe n'umuhanga ngiye kuvuga nitonze. Kandi ibi nimutabihindura bizabakoraho. Mwebwe mu nkurikiye muri kundeba, umuntu ufite imico 5 mibi kikagira inkuru. Umuntu muvugana ashaka kwemeza ko ibyo avuga ari ukuri, ngo ndabeshya se, nuko abaze ko ahora abeshya burya. 2, wa muntu muganira gukubita ku rutugu nkabyanga kubiwe, ntabwo ari umuganira gukora ku rutugu wakujombaho intoki. Ngira wabinkora burya. Muri make nicyo twita connectivity, ni uburyo abashaka guconnecta akwemereshe ko yagukunze. Sinzi kuri abibona iki kiganiro nyine, kandi ukanaka akora mu mutwe gutora utwatsi ntiwaje washokoje. Ni yari fiance burya wari ingegera burya kubi cyane. Bango kintu avuze aragira ngo akwereke ko ari serious, ariko muri w'imbere ntago ari umuntu muzima. Arabizi ko umuntu mvuga aragukoraho, agukora ku ntoki, akurya inzara, agukandagira ku birenge, aca amasiri, azamura iminwa, azamura amaso, avuga ngo bazabona ishyano abandi bicanira n'amaso. Yego, nta busiri bw'amaso biriya niko isobanura. Bicanira amaso bakaneguriza izuru, kajya babona nk'umuntu mbikwereke se ngo kandi ngo muricaranye batangira kuvuga yenda ni nkuri ya Jeff ntari kundeba. Uri murambona ariko Jeff yakora ati aramuneguye, muri kumwe mbega mugakora akantu k'akazu hagati y'indi nzu. Yego, mwaganiraga ko gakoresha iminwa kagukozaho intoki. Urumva neza, cyangwa mwitana amazina ku buryo umushobora kuvuga n'umuntu ahari ntabimenye, cyangwa mukicana mugatangira kwandikirana muvuga mu bantu muri kumwe. Amakosa akomeye ateye ubwoba cyane. So rero ngayo nguko ibintu ukwiye kumenya abantu bamete batyo, nabakubwiye ingeso wongere usobanukirwe, wongere wirinde. Kuko umuntu wese ushaka kuvana mu birindiro burya Jerry, nuko wenda mbona wacetse cyane, hariho ibintu 3 bikomeye. Burya umugore bazakura mu kiryamo ntibahamukurisha mine, ntibahamukurisha ikamyo cyangwa ikiziriko, bahamukurisha amagambo. N'umugabo bazakura mu kiryamo bakoresha iki? Ntago mbizi. Ni amagambo. Uza gukura ku ntebe y'akazi ngo yicareho ni amagambo. Ururimi nirwo azakoresha. Banye neza, ukoze neza, none hari indimi 2, hari indimi z'abakwanga, hakaba urundi rurimi ngiye kuvuga abahanuzi barantera amabuye.
n'ururimi rw'abahanuzi bavangiwe. Satani akoresha usa umugore wawe Imana yanyeretse yasambanye n'icyumba yasambanye bo nakibonye, umugabo we yarakuretse ntakikwitaho, dore Imana iravuze ngo nagiye kuzakujugunya, ikimenyetso nataha nijoro, nataha ntabwo ari bukuvugisha. Umugabo akabiriye mu kazi yasizoye deni ryashakuje, yaza ati sindi bukarabe ndananiwe, ati cyangwa ati reka nkarabe akataryama, ati gutariye ndananiwe mbabarira rwose, akaryama muri agahigima. Umugore yagukoraho nijoro utigizeyo, ariko ati Imana ibivuga ndabibona kandi n'abatekamutwe baje gusenya urugo. Ndakubwira ngo ijambo rigukura mu kiryamo, ijambo rigukura muri biro, ijambo rigukura aho wicaye, uko rikahagutereka nako riguhagurutsa. Rero cyo twinda abantu nk'abo ngabo, Imana ibagire neza. Mbifurije Noheli nziza. Mu gitondo kare kare ikiganiro kuri Noheli bitegure, turahari. Nakagaruka. Shalom.